Innocente bwo dusonje oya nta kibazo rwose ndaza kubagurira ibigori nta kibazo ngiye noneho birantangaje ndabyizera mbyiboneye n'amaso yanjye masanze ibigori mwakumenya kubiryaho namwe muze mugure none se amakuru meza ndashima Imana ndimo gukora abo banje kugenda yoroherwa ibintu wabitangiye ryari ngiye kubintunguye nasema magari abakiriya mfite ari benshi Imana nkabona ego kagaseta umuntu wakadangiye Imana imuha umugisha bitatu genda ugira ute biranguze byo kuko ari umama inshuti yanjye duturanye yarambwira ati 3 havamo ibigori byinshi 3 nagarisaba nko bakoreze kuva mu gitondo kugeza amasaha umaze kubona amafaranga by'ubuzanga maze kubona icyatanu uvuye kwa muganga mbona ibintu bikomeye waje kugira uti waje gufata igitekerezo kimeze gute waje kugira igitekerezo cyo gucuruza ibigori iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocente nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingi wana manzi na Innocente nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocente songa mbere turabashyigikiye Yes, reka nongera ngwikazo dukurikiranye kuri Manzi Innocente TV muri kumwe na Nyashya Rwanda urwanya rwakaza mu gisho cyo Rwanda bagasuka mutondo saa 7 saa mataraga cyangwa sambi ubundi wicare kuri Manzi Innocente TV wirebere byinshi bitandukanye twaguteguye umwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gitondo gusaba kuri subscribe n'umutari wayikora ndetse nawe wayikoze ndakwinyango usaba cyane gusharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi uyu munsi rero ushobora kwibaza ngo nakoreye mu mazi iminsi mumbona agenda ahantu hagiye hatandukanye uyu munsi wa none rero ushobora kwibaza ngo ndi kujya he reka tubane ureba ahantu ngiye murabizi neza ko ntari nagera mu rugo kwa Innocente ntago ndagera mu rugo kwa Innocente ndetse na Manzi aho bavire kwa muganga ntago nabonye uburyo bwo kubaherekeza mu rugo ngo mpagere uyu munsi rero namenya amakuru ko nyuma yaho bavuye kwa muganga avuye no gushyingura musaza we ubungubu ubuzima bwari bushaririye ngo akaba asigaye acuruza ibintu bijyanye n'ibigori ku muhanda ngo yotsa ibigori iyo nkuru nanze kuyizera ndavuga ati ngewe ndahagera menye neza nimba koko ibyo bintu ari byo mbikomfirime nanjye ubwanjye ntago ndabimenya pe gusa byantunguye ndavuga ati se nimba umuntu avuye kwa muganga ejo bundi wenda ubuzima ntago bworoshye abonye ko ikintu kizima ari guhita ajya gucuruza ibigori ndavuga ati reka mpagere bandangiye rero quartier ariko bicururiza mu muzi ko yimutse quartier bayindangiye ariko mu rwiwe ntago ndahagera niba ngombwa bikazankundira nzahagera niba binyemerera ariko reka ngende ndabona quartier ahantu bambwiye mpageze reka ngende ndebe ko ngira ute ndebe ko mubona reka tujyane kuko twiyezera nimba ibyo bintu ari kuvuga nimba ari byo reka mpagere ndebe murabona ko no muhanda burimo akavuyo kenshi abanyeshuri bavuye ku ishuri abantu bagiye batandukanye ko byagenda kose bandangiye kari mu mutaka wa MTN ashobora kuba ari ahanga nubwo ntari natangira kumubona dore ga basi dore nguri Innocente mu bigori nk'abantu mwe hari ibintu ureba wabirebesha amaso yawe ukabona biteye agahinda hari ibintu ureba ukabona biteye agahinda rwose dore nguri Innocente arimo aracuruza ibigori singuye nk'abantu mwe life nta formire igera ubuzima nta formire bufite ubuzima nta formire bufite uyu munsi ubumeze neza ejo kabumeze nabi dore nguri Innocente ari gucuruza ibigori anga ntago ndamwegera ngo muvugishe ariko namwe ni ibintu mubona dore ibi byose ni ibigori mubona byokeje bimwe bimeze bitya dore ibindi ari kubicuruza ibintu birababaje birambabaje cyane nanjye ku rwego ntasi ngiye ntago nari nabyizeye mu byukuri ntago nari nizeye ko ari gucuruza ibigori anga ariko namwe dore mumaze kubibona dore ngo yari kugurisha ibigori n'abana b'abanyeshuri bavuye ku ishuri baba we sinoneho mana yanjye kuko n'abantu mwe njya nkunda kubabwira ngo hari igihe kijya kigera
amagambo agashira ivuga nka buri kintu mvuga ku bintu nka buri kintu mbikoraho nkavuga ati ngubu nyine nukubireka gutya avuga ati ibintu nukubireka gutya bikagenda uko Imana ibishaka ariko mpamya neza ko ikintu cyose buriya kibaho gifite impamvu ntago ndamwegera ngo muvugishe nanze kumuvangira murabona ko akiri gucuruza aracyari gucuruza ibigori byiwe nanze kumuvangira nako nanjye reka ngura ikigori yigo koko we muhe nawe abana bimeze bite se bimeze neza wowe kugura ibigori ibintu ni neza aratwishyura neza akagura ariko ni gato mareka kugura igari gato bagurira ibigori yego bagurira ibigori yego ariko nzabibagurira wanjye nzabagurira ibigori turabishaka ubu turabishaka musekare bwa dusonje oya nta kibazo nta kibazo rwose ndaza kubagurira ibigori nta kibazo tugurire nyine Innocente bimeze icyanjye niba kimwe manje icyanjye niba kimwe oya barakimeze bite nozana abakiriya se oya abakiriya mbona babigura nk'abagura amasuka kabisa ibigori imenya byina mwikatse biryoha cyane biraryoha cyane ibigori ndaza kukibagurira nta ngo mukingurutse abakiriya kandi bitashye mubanze mugure ibigori nta kibazo manze mugure ibigori nta ribi ndabagurira Innocente bimeze bite ngiye noneho birantangaje ninde ukurangiye hano ninde ukurangiye hano ese urabizi neza ko ahantu hose waba uri nimba mpumurirwa nimba ndi hara simbizi ntajye ubwanjye ntabwo nabura kwajya ikigori se nanga ikigori ni ijana ryonyine karimo cyo sandi ko bakigurisha ndese biterwa no ku muntu yaranguye biterwa no kuntu waranguye use waranguye wakiranguye mu kurangana ikigori nyirangura kuri 70 ukagenda wungukaho 30 nose ubwo amafaranga wazayagwiza ko nonese none nose nibyo ndabona ufitemo n'ibitetse hari hari n'ibitetse hari n'ibi ngibi nokeje mbese icyo ushaka nicyo ngo kibyoshye se ni iki biterwa n'umuntu n'icyo iki ngiki ni icya iki ni icyo naryagaho icyo waryagaho nanjye ndye hose nawe ryaho nta amakuruza urwego yabaho rwose ese wagira ngo ntabwo biryoshye wagira ngo ntabwo biryoshye usanga babicuruza nawe ugasanga ndeba ikigori cyiza kiri umuntu narya atari bugire ikibazo atari cya kindi umuntu arya ugasanga agiye kuri toilette byakaze byakomeye nasa nubwo ndi guseka ariko ndababaye Mike kuko usanze ndimo gukora se ese ubwo usanga ari kumbita ko nibyo ibyo ntago byaba ngiye umuntu yabimbwiye nanga kubyizera nanga no kubyemera nkaba ati rero ngereka nze mpagere ndabyizera mbyiboneye n'amaso yanjye ariko masanze ibigori mwaka kubiryaho namwe muze mugure none se amakuru meza ndashima Imana ndimo gukora abo wanjye kugenda yoroherwa ibintu wabitangiye ryari ngiye kubintunguye bitangiye umunsi ahubwo nunguye no kubona uje hano abitangiye umunsi rwose nimba ari umuntu uciye ahangaha nimba ari umuntu ukubonye nahise mpamagara igitaraga abakiriya mfite ari benshi Imana nkabona ego kagaseta umuntu wakadangiye Imana imuha umugisha cyane rwose sako bana nabuze ibyo nge nabuze ikintu navuga mw'abantu mwe gusa nyine so ikintu cyose buriya kibaho gifite impamvu ikintu cyose kibaho gifite impamvu hari impamvu ubu ngubu uri ahangaha Imana niyizi gusa nta muntu we wabimenya sibyo mwavuye kwa muganga mfashe umwanzuro wo kuza kugira uke wo kuza kotsa ibigori ahangaha ubuzima bwari bugoye sinzi ngo uwo muntu waguhaye igishoro ninde sinzi ngo igishoro wakivanye he ni Imana buriya ngo umugambi w'Imana uhora unyomaho buri gihe buri kanya buri saha buri munota uyu munsi ushobora kuba nafite icyo ndya ariko ejo nkakibona kubera Imana rero nk'uko ngize Imana nibyo nakubazaga uvuye kwa muganga mbona ibintu bikomeye
waje kugira uti waje gufata igitekerezo kimeze gute waje kugira igitekerezo cyo gucuruza ibigori rero hari umubyeyi umunyarwanda wo muri kino gihugu yaramamagaye ati rero Innocente nabonye wavuye kwa muganga wagize n'ibyago sinabashije kuhagera atereka nguhe nkoherereze nyine akantu ko kukwihanganisha bakuri mobile mananyohereje 5,000 yego abezi ko muri no minsi 5,000 ni miliyoni n'ubwatsi bwayo hano ndica ndavuga ati se sheri hano wavuye kwa muganga turi hano dukeneye kurya nta kuntu bino 5,000 twebyaza umusaruro arambwira ati nta kibazo wowe mufite telefone kuba ibigori by'3,000 ku mafaranga 70 amubwira ati rero urabona ibigori bimera no minsi bireze nta kuntu umuntu ni ikintu kidasaba igishoro gihambaye ntago gisaba ibinyanya sigisaba isukari sigisaba iki imbabura ndayifitiye tuntu twose ndatwifitiye amakara nekesha ntayakoresha ariko iryo shana nkaribona ahita ambwira ati rero tubiganireho fata ibyo 5,000 ukureho 2,000 genda ubihahishe saa kindi zawe byari ikindi none ibyo 3,000 ugenda ugira ute ubiranguza ibyo kuko hari umumama w'inshuti yanjye duturanye yarambwira ati 3,000 havamo ibigori byinshi 3,000 ntabwo bisaba igishoro ibigori ntabwo bisaba igishoro gihambaye ntabwo wagenda ngo ugure umufuka kuko ubwo bushobozi si ufite bw'umufuka ariko wagenda ukagura ku mifungo ukazana ugakora nuko rero nabikoze ejo turabipanga mu gitondo mbyukana n'uwo mumama tujyana Nyabugogo njya kurangura ibigori nibwo bonye nicaye ahangaha uyu munsi nibwo watangiye gukora aho bakoreze kuva mu gitondo kugeza amasaha umaze kubona amafaranga by'ubuzanga maze kubona 5,000 ibingibi nibyo bisigaye se nabirabitetse nabirabitetse hano harimo ibindi bikeya ari ibyokeje se n'ibitetse ibigurwa cyane ibitetse ese igitetse n'icyokeje byose bicuruza ku giciro kimwe biterwa nuko ikigori kingana ikigori kinini ni 5,000 ikigori kiri mu ayene ni 100 biterwa nuko ikigori kingana so ngiye rero nagize amatsiko n'abantu mwe nabuze ikintu mvuga ngiye nagize amatsiko nabatireka nze ndebe koko niba ibintu bambwiye ari byo fata umwanya ndaje nibyo ubwo nsanze ari byo nkuko nawe uri kubireba ahangaha urabona ubu buzima bwo gucuruza ibi bigori uri bubemo kugeza ryari erega bisaba kwiyakira kuko nta kazi ko mu biro mfite nta gishoro gihambaye cyo mfite ngo ngende nshinga iduka ngicaremo amafaranga yose ugomba kubona ugomba kuyabyaza umusaruro kuko nimba narashoye 3 naranguye 3,000 ibigori bishobora kudashira n'ejo ngacuruzaho ntago bingana no guha muryamye uyu nimbonaho inyungu ya 200 ndaba mbonye umunyu nimbona inyungu ya 500 ndaba mbonye ikiro cy'ibirayi gusa urumva ari kimwe none se ubona ibi bintu wabikora ukazajya wishyura inzu ukazajya wihaza no mu byo kurya mu rugo erega igihe cyose ntabwo umuntu avuga ngo iki kintu agiye gukora ngo arateganya ko azubaka etaje kandi umva n'ubundi season y'ibigori iri kugenda irangira ibigori nimbona biri kugenda bihenda nzaho ndi no gutekereza ikindi kintu hinduka kuko urumva n'ubundi ninjye njyenyine uri gushaka icyo turya ko nagaroroherwa cyo koza mu kanya nyinshobora nibwo yambwiraga ngo karaje ngasindagire ngashaka akazi ndavuga ati wihangana ubanze ukire aho kugira ngo none uhagurukane nako kaguru katarakira neza ntabwo byagaragara neza arambwira ati we twumura Imana irabizi niko rero kuyita ntamwihora ngiye mbyuka njya kwishakira nawe aba yumva yajya gukora niki yashobora se na burabo rwaye Shamana nyasha winsetse ikintu yakora cyose atari ukwiba atari gukora ibihabanye n'amategeko y'u Rwanda
abifite mu imbaraga ntago namutangira we yiyumvamo imbaraga ntago namutangira Jari kesa makuru ariko ameze neza nawe ni umunyeshuri ari ku ishuri amafaranga si yo kumujirira ishuri ari kuboneka yari gutaka abona icyo kurya mu rugo bimeze bite iki gihembwe cya kabiri ntago ndakimwishyurira ishuri namwishyuriye igihembwe cya mbere iki cyo gitangiye ntago ndakimwishyurira ubwo nabyo mugani ngo ni yindi nkuru amanda kujyana kuri ribu ubwo ishuri baritangiye ejo ndi ntago ndamwina hano ukwezi ndakeka n'akwezi kurimo bishyuye ishuri amakuru se ya nyina ntabwo uzi yuko twagiye mu rubanza n'ubu ngubu ntabwo baguhamagara bakubwira ngo ibimenyetso dutegereje ya minsi y'agateganyo 30 bamuhaye n'ubu ntabwo baguhamagara bakubwira ngo bimeze gutya na gutya Innocente ashaka kwigendera rero ndeke kugutesha akazi hari n'abakiriya bashobora kuza babona hariho kamera bagasanga ntabwo baguza ariko kugira ikintu basubwira abantu bagukurikirana umunsi ku munsi bakurikirana life yawe nk'abantu mwe turabivuga mukavuga ngo wenda ngo tuba dusaba ngo tuba tugira dute kubona umuntu ugize ibyago maze kuva mu byago urwaje umugabo ufite umwana uri ku ishuri ukodesha inzu ukenera gukodesha inzu yicaye ku bigori bitarenze 5 n'ibindi bitarenze 10 birimo haramo mu isafuriya ubona ko nyine ubuzima bwe buri muri risk zone tubura ahantu hatari heza turabivuga bakavuga ngo gutya gusa wowe ubwawe n'umutima nama wawe hari icyo wakora ku buzima bwa Innocente bugahinduka Innocente gira ikintu babwiye byakuhangayikishije baba nabuze icyo nakora nabuze icyo navuga nabuze ko nabigenza nta kindi nyine none ubuzima aho bukwerekeje ni hujya kandi buriya ntuzigere uterwa isoni n'ubuzima bwawe urimo kuko nta wundi ugomba kukubera mu buzima urimo ahubwo urawufiringa neza abandi bagenda bavuga ko tuba turimo kwikina bikabacanga gusa abantu nabwira ndabakunda cyane abantu bakomeza bakudukurikirana nabo ndabashima Imana igikomeza ibaha umugisha sinabanga bagize icyo bakora nabo kuko ibi ngibi ni kubw'imbaraga z'Imana cyakoze abamfasha gusenga bo ndabashimiye kandi n'abagenda bavuga yuko tuba turimo gusaba nabo uwo nasabye akama ndamushimiye uwo nasabye nawe ndamushimiye uwugenda avuga nta kintu yigeze akora nawe ndamushimiye uwiyisha bose ndabashimiye muri rusange so nanjye rero nta byinshi mfite byo kuvuga mwabibonye ubuzima arimo mwabubonye hari icyo umutima wawe wakwemeza wagikora inkunga ni nyinshi ushobora gusengera umuntu Imana ikamuhindurira amateka ushobora kumufasha mu buryo bwa finance ushobora kumufasha mu buryo bw'inama zigiye zitandukanye icyo umutima wawe ukwemeza gusa life arimo namwe murayibona ndetse n'umugabo we ntago ameze neza n'umwana nuko nguko nta byinshi mfite byo kuvuga mwabantu mwe hari igihe kigera amagambo agashira ivuga ukabura ikintu wavuga n'icyo ureka Innocente courage icyo nakubwira courage mugani buri akazi kabi no kwica no kuroga no kwiba naho nimba ubona mwijana kabanamo tuwasa korera yo ngaho nyine ese ko nawe nayasabye korera yo ngaho niko Imana yabyemeye nawe nayasabye Imana niko yabyemeye ubu ngubwo ibyo uri bubone nibyo uri bucyure ibitaboneka wihangane so rero reka ngushimire cyane wowe wabanye natwe kandi wofashe umwanya ugakurikirana kino kiganiro Imana iguha umugisha aho yerereye mu mpande z'isi zitandukanye Amerika Aziya Afrika ndetse n'i Burayi Imana ikomeze kukwitaho kandi ikomeze kuguhereza ibyo ukeneye mu buzima bwawe ihaze kwifuza ku mutima wawe bye bye